bakomeze kujyaho bakomeze abayobozi bakuru nabo bari hafi kugira tutaza gutwara umwanya utari ngombwa ubwo nyuma y'aba bana twakomeje kubona umuyobozi bakuru nabo n'abadufise bakomeze baze nabo rero n'ibyo nawe mubanze kuvuga bakomeze kujya neza abayobozi bakuru batambutse neza cyane batambuka nyine n'abayobozi bakuru amagambo yabo igenda buhoro yo kugendamo mu cyubahiro n'ubundi cyane cyane mu bintu nk'ibi ngibi murebe nta kibazo umugore wanjye bamwenyura ntacyo bitwaye abayobozi bakuru bongera intambwe ariko batije gahunda yego protokole bamaze babikore neza hanyuma ndabona ku cyiciro cya mbere cy'abakapiteni cyangwa se bari buhabwe uyu munsi cyangwa n'ibirira bakomeze rero kandi bongere inama nambara bwiza bw'ubuyobozi bukuru ariko kandi harimo n'inshingano yo kuyobora bagenzi babo ndetse no kuyobora izindi ngabo ziboneka muri iki cyiciro by'umwihariko turacyinjira rero twongeremo imbaraga abayobozi bakuru bagenzi bagenewe twongere twihute kuko amasaha yo ntabwo dutegereza mugarutse rero murakoze cyane reka rero nanjye nawe mugare kubera kaminuza y'abayobozi arakoze mugenzi wacu Manuel umuziki mwiza akomeza bigira nababwiye ko hano hari igikorwa kidasanzwe kigiye kubera hano gishingiye ku kugaragaza no gutanga impeta ndetse n'amagazini maze igihe kirenga amezi atandatu yiga bafata ubumenyi batuma basaba abakapiteni mu cyiciro cy'urugero rw'urubyiruko no kuyobora rero niyo mpamvu basigaye bamwe badufashije kwinjiza abayobozi batandukanye ari ishuri risoza igihe cyose n'abandi bose bakagira ubuyobozi ahantu hasigaye nk'imyanya begeranye bose baba begeranye
Fixe. Pour lequel et tous les aventuriers, attention à mon commandement. Et MJ toujours. tugiye gukora amasibo atatu kuko n'abicaye basara bicaye bari baje abicaye hano mu kigihande ndashaka abaje babiri gusa abaje batatu bira mu santere undi nawe uyamenye nazi ngwino mama bihute Isaac na Paul nazi yone hata Robert tugiye kubikora neza hano kwa yawe mfata mikrofone muziki aha uyu nawe atabaga mwese nta makuru ari biki gihande turagenda kuko ahangaha ubuyobozi kwemeza ibirango adufasha kuza gusobanukirwa ibigize ikirango cyacu mbere yuko tuza guhereza ubuyobozi impano kandi tubahaye urakoze cyane umwanya ni uwanyu kugira ngo mbere yuko tuza kubahereza ibigize iki kirango
kwakirwa abakiriya bose hano basobanukirwe ibintu. Arakoze. MJ a toujours Au service de Dieu et au service du pays. MJA, Centre Rwanda Free, umurimo w'isonga. nk'uko abivuze kuko Centre Rwanda Field dufite umugisha uyu munsi wo kuba tugiye kubona ikirango gihagarariye izina ryacu. Turi urubyiruko rwo hagati mu Rwanda, niho ubutumwa bwatangiriye mu by'amateka, ariko n'ubutumwa bwakomeje gukura haba umuntu ku giti cye ndetse no ku rwego rw'itorero. Rero dufite ikirango n'ubundi kidusobanurira ko turi abasore b'abakomarume, abasore babimburira abandi, abasore badatinya aho rukomeye, ahubwo baratinyuka n'ibitari biriho bakabisesa bakabibona kubwo gushobozwa na Kristo. Rero izina rya club yacu nicyo ngicyo rizajya riba rishaka kuvuga muri feed yacu, yaba umwana muto wa Vanviliye, yaba umurondabukanda, mu ambassador n'umusiniya, twese tuzajya duhura kuri iryo zina. Iki kirango rero kigizwe n'ibirango bifite ibisobanuro nk'uko twari tubivuze, harimo Bibiliya, ubutumwa bwiza duhetse ni Bibiliya yera, ijambo ry'Imana nibyo twamamaza, niyo nshingano nyamukuru nk'uko twakomeje kubivuga. Kandi mu kirango tuzabonamo igiti gifite n'imbuto n'ubundi gihagarariye ubutumwa bukura bukera imbuto, kandi nk'uko twabivugaga buri mukristo wese utuje ijambo ry'Imana mu mutima we nta kindi kibihamya ni uko yera imbuto kandi nyinshi. Muri kino kirango tuzabonamo urusengero, ni ifoto ntoya ihagarariye mu by'ukuri kimwe nababwiraga cy'inkomoko y'ubutumwa hano mu Rwanda. Umuntu wese uzabona twambaye kiriya kirango akabonamo inyubako azajya yibuka ko muri Centro ariho hantu hambere ubutumwa bw'Abadivantisite umunsi wa karindwi bwageze, abantu bagakura bakagira ubwo bagira itorero, bakagira ubwo bagira aho bateranira. Mu by'ukuri byose tubishobozwa n'Imana. Kandi muri kino kirango harimo ikimenyetso kigaragaza ikarita y'u Rwanda, kisobanutse ko turi Abanyarwanda, dukunda u Rwanda, dukorera mu Rwanda, nicyo gihugu cyacu, kandi nta gushidikanya nk'uko Yesu yabisezeraniye dufite ikindi gihugu yagiye kudutegurira, iyo si nshya nayo tuzayibamo kubwo kwemera kugendwa nawe. Muri kino kirango turaza kubonamo n'ubundi ikimenyetso itorero ryacu ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi kituranga, nacyo ni icyumvikanisha ko umuntu wese urushiya uwambaye kiriya kirango azajya aba ari Umudivantiste nk'uko itorero ryacu riri, kandi agendera ku mahame y'itorero, kandi ari mu nshingano y'itorero ryamagariwe. Ikindi kirimo ni amagambo AYM, Adventist Youth Ministry, nk'uko bamaze kubitubwira. Ni ikirango gikoreshwa gusa muri departement y'imirimo y'urubyiruko. Nanone tuzabonamo amagambo yanditsemo Centre Rwanda Field, kandi ayo magambo asobanuye ko ari ikirango cy'umwimerere cy'abasore bo muri iyi field yo hagati mu Rwanda. Izina nk'uko twabivuze, Pioneers Club, cyangwa se abantu babimbura bagatangira ndetse n'igitangiro bakaba bagihanga kikaboneka, n'iryo zina ryacu. Amabara gikozemo harimo amabara y'ubururu, wenda dore ury'umutuku mu cyiciro cy'imirimo y'urubyiruko rizakomeza kudusobanurira ko amaraso ya Kristo ariyo yadukijije. Ibara ry'umukara ryongera kutwibutsa ko turi mu isi y'icyaha, ariko tudakwiye kwemera guheranwa nayo, ndetse nacyo dukwiye kukizibukira kubw'amaraso ya Kristo. Ibara ry'icyatsi tuzabona muri iki kirango
bizongera kutwibutsa ko Imana ariyo muremyi wacu twebwe abantu ndetse n'ibindi byaremwe byose, niyo kubahwa, niyo nyiri ubutware n'ubushobozi, nta kindi kiyirenga, ahubwo niyo ishobora byose. Tuzabonamo ibara rya kake rizongera kudusobanurira umusaraba, igiti Kristo yabambweho, atari ibyaha bye azira, ahubwo azira ibyaha byacu twebwe abari mu isi, abari b'icyo gihe, abariho mbere ye n'abakurikije kubaho nyuma y'icyo gihe. Iri bara ry'ubururu ritwibutsa ubwami bw'ijuru, ni cya gihugu tuzaragwa, kandi dufite ibara ry'umweru ritwibutsa n'uko tumaze kubisomerwa mu kanya, uwaduhamagaye n'uwera, natwe dukwiye kuba abera. Ibara rya nyuma ririmo n'ibara ry'umuhondo ritwibutsa ko turi ab'agaciro kenshi mu maso y'Imana. Rero nk'uko uyoboye gahunda bivuze, reka aba basore bahagaze imbere yacu babe bake mu bahagarariye ingaga zose zigize icyiciro cy'imirimo by'urubyiruko rw'Abadivantiste mu kuzakoresha iki kirango mu buryo buri tekiniko. Tuzakomeza kwereka uko cyambarwa n'aho cyambarwa, ariko turasaba ubuyobozi bwa FIRD ndetse n'ubuyobozi buhagarariye umuhango uyu munsi ko kubwo kuyoborwa na Kristo babishimye batambuka tukabashyikiriza iki kirango, bakagisuzuma, babona gikwiriye cyihesha ishema FIRD yacu, bakacyemeza, bakaduha uburenganzira bwo gutangira kugishyira mu birango dukoresha kuri Central Rwanda FIRD. Murakoze cyane. Murakoze umuyobozi, mugenzi wanjye Rubibi Louis Pasteur. Muri make ibigize iki kirango birimo nyamukuru ni Bibiliya ihumbuye, igiti cyeze imbuto ndetse n'urusengero, bivuze ko turi babimbuzi tuba bwiza muri video hagati mu Rwanda. Umushyira wese agomba kuzaharanira ko ubutumwa bwiza bumuranga bukava muri we bukagera no ku bandi. Barabanza bakirebe, bagisuzume, namwe bakibereke. Uraza gusanga ibirango bibona kuko ari Bibiliya ibumbuye ijambo ry'Imana, igiti cyeze imbuto. Bivuze yuko baje mu video hagati mu Rwanda bakwiye kuba igiti cyera imbuto zikagera ahantu hose. Yewe Masagaye Ndashimye Moise, ububasha mpabwa n'itoro ry'Abadivantiste ndetse no mu izina rya Perezida wa FIRD hagati mu Rwanda Pasiteri Dr. Karangwa Naftali, dushyize ku mugaragaro iki kirango kugira ngo kirange FIRD yacu. Ntabwo wishimye rwose, wavuga cyane. Urukundo rw'isi mu rugamba.
Urakoze